Shalom shalom, twongeye kubaha ikaze kuri Time to Know, aho twifashisha amagambo make ariko afasha umutima wacu kubona inzira. Ndagusuhuje cyane. Ngaho ufata akanya usohoke muri uwo muvuduko wiriwemo uyu munsi, maze wicare ahantu utekereze, utuze kandi uganire nawe. Uyu munsi ndakwibutsa ko intsinzi nyayo ari uguhagarika ikibi kiri mu mutima wawe. Umubare munini w'abantu benshi utekereza ko intambara nyinshi turwana ari iziri hanze yacu, ari iziri mu magambo batuvuze, ari iziri mu makimbirane twagiranye n'abandi, ndetse ari iziri no mu gushaka guhora dutsinda abandi. Nyamara burya intambara ikomeye iba imbere muri twebwe. Iyo wemeye guhagarika intekerezo mbi ziri muri wowe, kumva ko utabishobora, kumva ko ntaho wagera, kumva ko bakwanze, kumva ko nta cyiza wabasha kugeraho, cyangwa se ukabasha guhagarika umujinya n'uburakari ukabishyira kure yawe, n'amagambo yuzuye urwango muri wowe n'uburakari nabyo ukabishyira kure yawe. Burya uba ubashije gutsinda intambara benshi batsindwa umunsi ku munsi. Njye nawe reka twibaze, mbese ni gute nabasha kunesha ibindi byose mpanganye nabyo, niba ntashobora kunesha ibiri muri njyewe bihora bimbwira kwitotomba no gushaka inzira zitari nziza buri munsi? Niba ndakwibutsa y'uyu munsi iguha ikindi cyerekezo, isangiza abandi dukomezanye urugendo rw'ubwenge hano kuri Time to Know. Dusubire ubutaha, ndabakunda cyane.